nanone tugarutse muri Ruby Network nyuma yo kubona ko hari abantu benshi bafite ibibazo ku bijyanye na Ruby cyangwa se ku bijyanye na KYC muri Ruby Network. Uyu munsi navuze reka mbakorere video yo kubahumuriza cyangwa se ibabwira bimwe by'ingenzi muri Ruby Network. Oke, mbere yo kugira ngo dutangire ndakwibutsa gukanda like kuri video, hanyuma nkandira subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi video zigiye zitandukanye. Niba utari muri channel yacu ya WhatsApp, urebe link aho ngaho muri description banayishyizemo, hanyuma ubashe kuza muri channel ya WhatsApp, dore ko dufite channel nshyashya, iya mbere twayikuyeho, ngo dufite indi nshyashya. Oke, nta kindi rero, iyi Ruby Network nkuko mubibona tumaze igihe tuyimayininga, turi kumara imyaka igera muri ibiri hafi 3 tuyimayininga. Gusa twe tuyitangiye hashize amezi 6 tuyitangiye, ariko muri twe twayitangiriye rimwe, bamwe twatangiriye rimwe, harimo abatari bahabwa KYC ndetse nanjye ndimo, kandi murabona ko mfite coin, maze kugira coin 1142 nizo coin maze kugira. Hanyuma abari fira bamaze kunyinjira urababona, dore ngabo abari active urabona ko ari 74. Gazi mbibutse ko aya ni amafaranga tuba turi gukorera, nimuzaye mubona turi ku mininga, ni amafaranga tuba turi gukorera, kandi nta kiguzi bigusaba, nta mafaranga bigusaba gushora kugira ngo utangire ku mininga, just ku mininga no buntu. Okereka tudateza mu magambo twikomereze tuze kuri KYC. Ubundi KYC dusanzwe tuyirebera hano, aha ngaha hano niho turebera ko baduhaye KYC. Hano handitse use verification, hano niyo tubasha kurebera ko baduhaye KYC. Turaza tukahakanda, tukamara kuhakanda tugahita tuza tukareba hano kuri eKYC, aha ngaha eKYC, hanyuma tukaza hano tukareba hano handitse not verified. Uvuga ngo hano not verified, icyo gihe ntabwo baba baraduha KYC, ariko iyo twakoze KYC haba handitse verified, I think, ntabwo nibuka neza ariko ni verified. None twe urabona ko handitse not verified, turaza tuhakande. Tukimara kuhakanda duhita tuza nanone tukareba hano, tugakanda hano kuri continue. Oke, tugikanda hano kuri continue urabona ko KYC ntabwo twe twayihabwa. Iyo twayihawe n'akangaka kaba kavivu, kaba gasa ubururu nkuko akangaka kameze, kagafite aka yes kari mu bururu nkuko uri kubibona. Gusa urabona ko ntabwo kari kavivurwa, urabibona ko katari kavivurwa. Urabibona hano no kuvuga ngo aka ka gatatu icyo gashatse kuvuga, bakubwira ko ngo ubasha kubona nuze igihe bakwemereye KYC, ubasha kubona aka message, nyine ubona invitation message ikubwira ko wapasinze KYC, hanyuma ukaza ukuzuza KYC yawe, kuzuza nyine imyirondoro yawe. Gusa twe urabona ko ntabwo bari bagirute, ntabwo bari bayiduha. Ariko hari abantu benshi cyane baba bafite impungenge bavuga se ko tumaze igihe tumayininga tukaba tutayitwahabwa KYC, bimeze bite? Gazi ikintu nakubwira cyo komeza umayininge, bitewe nuko KYC ntabwo aka kanya niyo bayiguha ntacyo yakumarira, nakubwiza ukuri ntacyo yakumarira, bitewe nuko iyo tumaze gukora KYC hari ibindi bintu dukora bita migration ari bwo buryo bwo gufata Ruby coin turi kuzimura tuzishyira muri wallet yacu. Iyo zageze muri wallet yacu, icyo gihe nibwo tuba twemerewe kuzigurisha, ndakeka murabizi. Ariko hari abantu nyine muri ibi bihe baba bari kugira ntabwo twe twahabwa KYC, ntabwo ese ubu ngubu bayiguhaye nta kintu yakumarira, bitewe nuko na migration yarahagaze. Urumva ko migration nyine bagenda bayiha bamwe bake, gusa ntabwo ari bose, gusa benshi nyine yarahagaze. Urumva ko ntacyo KYC ubu ngubu igiye kukumarira. Ariko ikintu nakubwira cyo komeza umayininge, kumayininga nibyo byihutirwa, bitewe nuko reka mbibutse ko hari mining menshi cyane ajya ku isoko, akarinda ajya ku isoko, harimo abantu bamwe na bamwe batari bahabwa KYC. Rero gukomeza umayininge, kumayininga nibyo by'ingenzi cyane. KYC uzagera igihe uyihabwe, nanjye ufitemo coin 1000, urabona ko ndacyayitegereje. So ubibona ndacyayitegereje. Gusa ibi ntabwo bivuze ko utabasha kugura Ruby cyangwa uzigurishe igihe ufite Ruby waguze ziri muri wallet yawe, uba wemerewe kuzigurisha nta kabuza. Nkuko ubibona urabona ko ngiye mfitemo izi Ruby 1000, kandi ntari na passinga KYC. Izi ngizi isaha nshaka nazigurisha, gusa nyine akenshi aba ari makeya, nanjye ndazigura ariko nyine aba ari makeya cyane. Hari izo ufite wanyandikira nkabasha kuguha amafaranga, nubwo aba ari make, ariko nyine urumva hari igishoro se tuba twashoye, wenda tuba twakoresheje izo mbaraga turi ku mininga, ariko just nyine urumva ntabwo ari ibintu birenze.
okay. Ikintu rero tugomba gutegereza hano ni ugutegereza iyi rupin ikajya ku isoko, baba baraduhaye KYC twaba twarakoze icyo bita migration y'amacoin yacu, hanyuma tukabasha kuzigurisha cyangwa se ukabasha kuzigira ute, ukabasha kuzibika. Guys, nanone inama mpora mbabwira, mujye mugira ute mu gihe coin igiye ku isoko, ntimukazaye mufata coin zanyu zose muhite muzigurishiriza rimwe. Oya, mujye mufataho kimwe cya kabiri aba ari cyo mugurisha, izindi muzibike, bitewe nuko hari nk'igihe uzigurisha zose ugasanga igiciro gisekeye kuba nka kabiri cyangwa se kikubye nka gatatu, icyo gihe urumva ubuhombye cyane. Inama rero nabagira, mujye mubasha kubika coin zanyu mu gihe izo coin zigiye ku isoko, mujye mubasha kubika izo coin, mugurishe kimwe cya kabiri, ikindi gisigare mu bubiko, kugira ngo umunsi yazamutse ujye ubasha kubona agatubutse. Abantu rero mutari mwahabwa KYC, ndi kubahumuriza, mukomeze mu mining, nta kabuza, ubundi ibyiza biri imbere. Twongeye dusubire mu zindi video na Darius Tech.